Abantu benshi bakunda kwitiranya ko gukora cyane, kubyuka mu gitondo ukageza nimugoroba ugikora, umwaka umwe, imyaka itatu, imyaka ine, bazi ko aribwo bigeza ku bukire cyangwa se ku mafaranga menshi, nyamara si byo. Hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kumva niba wamaze kwinjira muri uyu mwaka. Uyu mwaka ni umwaka w'umugisha, ni umwaka w'ubwaguke cyangwa se umwaka w'amafaranga, cyane cyane ko turi mu mwaka wa tekinoloji, icyo bita AI cyangwa se Artificial Intelligence. Ni umwaka usaba gutekereza cyane kurusha gukoresha nyine n'amaboko cyane, kuko umwaka turi kwinjiramo wa tekinoloji uri gusaba mindset iri hejuru kurusha nyine gukora ibintu by'ingufu cyane. Hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kumenya cyangwa se gukoresha niba wamaze kwinjira muri uyu mwaka, arizo step 3. Ntuze gucikwa step ya nyuma, kuko step ya nyuma ari iya gatatu, bikira aza kuba yica. Sasa mbere ko nkubwira izi step, ndagira ngo nsobanure bino bintu. Abantu benshi bakunda kwitiranya ko gukora cyane, kubyuka mu gitondo ukageza nimugoroba ugikora, umwaka umwe, imyaka itatu, imyaka ine, bazi ko aribwo bigeza ku bukire cyangwa se ku mafaranga menshi, nyamara si byo. Mbivuze nshingiye kuri umuntu wese ushaka gutsinda cyangwa gukira yitondera igihe cye, akoresha igihe cye neza. Nyamara twebwe ducuruza igihe kugira ngo tubone amafaranga. Bivuze ngo bisaba gutangira gutanga igihe cyawe, ariko nanone unaniyigiramo, wigiramo none ni gute igihe natakaje nakigaruka. Bivuze ngo mu buryo bwo gushaka amafaranga hari ibintu utagomba kwirengagiza, step utagomba kwirengagiza. Izi step 3 z'ingenzi ziraza kugufasha neza kuba muri uyu mwaka wa 2026 hari ibyo ugenderaho, kandi bizagukoresha ibintu bitigeze ukoreshwa 2025. Step ya mbere iravuga ngo ni B cyangwa se become. Nidukoresha amagambo yacu, become bivuze guhinduka cyangwa se kuba uwo muntu. Bivuze iki? Bivuze ngo abantu benshi bitiranya gukora no guhinduka. Nyamara iyo ukoze mbere yo guhinduka urananirwa cyangwa se motivation yawe irashira. Kubera iki? Kubera ko ibyo uri gukora ntabwo uri uwo muntu. Bivuze ngo mbere yo gukora wenda urimo urashaka kunanuka, urimo urashaka gusevinga, urimo urashaka gukira, urimo uriga ikintu, urashaka kumenya ikintu, ugatangira mu gukora, nyamara gukora si byo bibanza, habanza guhinduka. Bivuze ngo urasabwa kubanza guhinduka. Become, hinduka uwo muntu. Niba ushaka gukora siporo, niba ushaka kunanuka, banza uhinduke uwo muntu. Gute ubundi umuntu ushaka kunanuka, umuntu mutoya yitwara arya, umuntu ushaka gusevinga yitwara, akoresha amafaranga gute? Ni gute asevinga ku buryo ataza kugira gutya ngo ayakure? Ibyo ukaba ubizi. Ibyo bintu kugenda ubyiga, wiga uwo muntu, ni kugenda ubawe, aho kugira ngo uhite usimbukira ku byo bakora utarahinduka uwo muntu. Niyo mpamvu birangira motivation ishize, ariko ikintu gisigara ni cya kindi wize kuri wa muntu akora. Uvuga uti okay, undi gushaka kunanuka, motivation ikaba yashize, ugomba kwitwara neza nk'umuntu mutoya, yitwara atarya, akaba ariko witwara. Step ya kabiri bayita do. Noneho ivuye kuri become ujya kuri do cyangwa se action, ibikorwa. Kubera ko wamaze guhinduka uwo muntu wubwe agutegeka cyangwa kugenera kugira ibyo ukora. Niwe ugutegeka ibikorwa ukora, akakubuza n'ibyo ari gukora bijyanye n'intego ufite cyangwa se n'intego. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ni become, kabiri ni do cyangwa se action. Bivuze ngo hari ibintu by'ingenzi ugomba gutangira gukora mbere y'uko kwitaho mbere y'uko noneho ujya mu gikorwa runaka. Ugomba kubanza ugahinduka uwo muntu. Uwo muntu ninde? Umuntu usevinga ni umuntu wiga ni umuntu usoma ibitabo ni agisoma ate kugira ngo atarambe bityo ukabimenya. Ibyo ni byo giti cya gatatu, kujya ku gikorwa wabanje guhinduka. Uko wahindutse we niwe ugushyira mu bikorwa cyangwa se ukubwira ibyo mugomba gukora. Step ya gatatu y'ingenzi
ariyo noneho iza ikugeza ku musaruro wawe. Step ya gatatu ni have cyangwa se twabyita kugira cyangwa se kwakira, noneho kubona result, kubona ibyo wakoreraga. Bivuze ngo mbisubiremo gato, step ya mbere ni become, guhinduka. Iyo uhindutse ujyaho step ya do cyangwa se action. Uhindutse aragukoresha, aguhereza ibyo ukora, hanyuma ibyo ukora kubera kuri kubikoreshwa n'uwo wahindutse we, icyo gihe bitanga umusaruro mwiza kurusha umusaruro byatanga utarabanje guhinduka uwo. Bivuze ngo wihita usimbukira mu kujya gukora, mu kwirukanya mu kujya gukora ibintu nyine utazi ngo bikorwa bite. Banza wige uwo muntu ukora ibyo bintu aba ameze ate, yinde witware nkawe, uraba uri uwo muntu uri guhinduka wagutegeka ibyo ukora n'ibyo utagomba gukora. Hanyuma iyo umaze guhinduka ugakora ibyo uwo muntu agutegeka, ukareka ibyo ibitandukanye n'ibyo uwo muntu ushaka kuba we akora, icyo gihe bihita bikugeza kuri have, ariyo step ya gatatu. Step ya gatatu ivuga ngo have cyangwa se kugira result cyangwa se nabyita kwakira noneho result zawe. Niba ari ukunanuka, watangiye kunanuka, ukonje kwiga umuntu unanutse akora ate, agenda ate, n'ibiki yirinda. Umuntu usevinga, kugira ngo udasevingaho bitanu ejo bundi ukabikora, yitwara asevinga angana ate mu ntangiriro kugira ngo ataza kuyakora. Bivuze ngo nukoresheje step eshatu z'ingenzi muri uyu mwaka wa 2026 uzabona umusaruro w'ingenzi. Wisimbukira mu gukora, banza uhinduke uwo muntu. Mara kumuba azagukoresha ibyo ushaka gukora. Ibyo nubikora kuko bizakugeza ku musaruro wa nyawo. Niyo mpamvu usanga ubu ngubu umuntu arabyuka kubera motivation abyukanye, ngo ngiye kujya muri siporo noneho ibintu ngiye gukora muri uyu munsi. Agakora siporo icyumweru cya mbere agikora, icya kabiri agikora, icyumweru cya gatatu agatangira gukurura amaguru, bamubyutse uti byo muri siporo bikanga. Kubera iki? Nubwo yasimbukiye muri siporo kubera motivation, ariko ntabwo yari uwo muntu neza ukora siporo. Bivuze ngo yagombaga kubanza kumenya imyitwarire y'umuntu ukeneye gukora siporo, kugira ngo igihe motivation izamushiranamo, wa muntu wo mo imbere ahindutse aba ari uzakomeza kugufasha. Bivuze ngo please koresha zino step eshatu z'ingenzi niba ushaka kumenya, yaba ari mu kwiga, yaba ari mu gusoma ibitabo, yaba ari mu gusevinga, yaba ari no mu nzira ikuganisha mu gukora ibyo. Urabanza ugahinduka, uhindutse wagagukoresha, yamaze kugukoresha mubona umusaruro. Yari Farm Mindset. Nkunda like zanyu, nkunda comment zanyu. I love you. Ciao.